muri iki cyumweru nabonye Imana mwa bantu mwe, nabonye Imana ndongera ndayiboneshereza amaso yanjye. Noneho wajya kumva ukumva ikintu avuze abanga Imana yayiboneye mu matafari cyangwa se mu byondo by'i Kigali mu mabati 20. Wowe iyo bavuga ngo gushima Imana cyangwa se kubona Imana mu mashimwe, ubundi Imana uyibona ku kihe kigero? Kuvuga rero nabonye Imana ngo mu mabati yarayasengeye, yiyereje ubusa, yasabye abakomeye baramwumva bamwumvira ubusa. Ego bibaho, byagerageje wenda no kugurisha agatungo, amafaranga amaze kuyafata mu ntoki, ibindi bibazo bigwamo, arayakoresha mu mbaraga ze ashoboye, yarazikoresheje, agerageza no kwizera, ego ntibyamukundira, ariko wenda mu gitondo akajya guterana, akajya kumva ku muntu avuga ati mama ni ikihe kibazo nakufasha, akavuga ati ndashaka ko rwose wangura amati 20. Ahita afata cya gihe amaranye wa mubabaro, agahita awuvunja mu bwiza bw'Imana. Muri uwo mubabaro mo imbere haba harimo inyungu y'Imana mu wo yiremeye. Amen. Sinzi kubyumvisha. Ni ukuvuga ngo mu kigeragezo none aha mfite, mu kigeragezo ufite, mu kigeragezo nawe uri duhanze amaso ufite, mo muri icyo kigeragezo mo imbere niho inyungu y'Imana ipfunyitse, niho hantu Imana iteganya kungukira. Ego niho mu inyungu y'Imana iteretse mwa mo imbere kimwe. Basigiye Mwuka Wera, azabafasha, azababera umufasha, azabayobora, azatuyobora. Amen. Bivuze ngo hano si iwacu. Iyo aba twatekerezaga ko atari iwacu twajya dukora neza cyane. Nta mukristo upfa ahubwo arasinzira. Nasenze sesho ndavuga ngo warampemukiye. Imana ntigihemuka. Niko nasenze. Agahinda kadutera kuvuga amabi menshi mu mutima. Ngira Imana ngo warampemukiye. Nariko nibwo bumana bwayo. Ndayibwira ngo ndabashuje kandi mbaha ikaze hano kuri Dorcas TV Rwanda. Amahoro y'Uwiteka Umwami Imana atanga nabane namwe. Nkuko mubibona murabona imbere zanyu, imbere za kamera hano kuri Dorcas TV Rwanda, murabona umutumirwa nanone akaba n'umusangwa muzakomeza kubana umunsi kundi, ni Irakoze cyangwa se ni umubyeyi nabyita umufiyemeri. nta kibazo. Ego ni umubyeyi w'umufiyemeri yitwa Irakoze. Muzakomeza kubana mu biganiro bitandukanye azagenda bategurira, ndetse nanjye turi kumwe tubagezeho byinshi bitandukanye bafasha kububaka mu buryo bw'umutima ndetse n'uburyo bw'umubiri, abakomeze n'ibindi bitandukanye. Noneho ngira ngo twakwakira hano kuri studio za Dorcas TV Rwanda cyangwa se Dorcas TV. Amahoro y'Imana n'abandi nawe, rero turakwakiriye udusuhuze. Asante sana, ndabasuje muri hose mu bihugu bitandukanye, hanze y'u Rwanda, mu Rwanda n'imbere, aho muri hose Imana ibagirire neza. Nkuko yabibabwiye, amazina yanjye nitwa Irakoze Alphonsine, umubyeyi. Yego, murakoze. Yego, ni umubyeyi. Njyewe ntago nari nigeze mbibwira, reka mbonereho kubibwira. Njye ni pastor umubatiza musanzwe mubana no mu biganiro bitandukanye hirya no hino. Kuri uyu munsi naje kuri Dorcas TV. Urabona yuko twabazaniye ibyo kurya biryoshye bimeze neza. Mwebwe icyo nzi cyo ni wakurikirana Dorcas TV Rwanda cyangwa se Dorcas TV, uzahakura byinshi bitandukanye bizagufasha kwiyubaka
kandi ukubaka n'abandi. Ni nabyo ngira ngo mwene data umukozi w'Imana yifuza ko buri munyarwanda wese yabasha kwiyubaka mu mutima, akabasha kubaka n'abandi. Nimba ugeze hano kuri Doroka TV bwa mbere utarakora subscribe, kanda subscribe, ukore share, ubundi ujye no muri comment utange ibitekerezo bitewe n'insanganyamatsiko y'ikiganiro twaganiriye, dukomeze tunezeranwe tubane umunsi kundi. Yego, ngira ngo twakwakira ugasenga Imana ubundi tugakomezanya n'ikiganiro muri rusange. Mana mu izina rya Yesu, urera kandi urakiranuka. Data tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ibihe byawe byiza watugeneye, kandi tugushimiye ko twaramutse turi amahoro. Icyubahiro ni icyawe Mucunguzi wacu, ngaho duciye bugufi imbere yawe, utweze utumenye imbere uko tugira icyo dukora ku minwa yacu. Mana, mbere ko tugira ibyo tuvuga, utweze ni ukuri muri buryo bwose bushoboka. Mana, tuba twavuze tugacumura, n'uburyo bwose turacumura, ariko twemerera utweze dutunganye, tujye kugabura ibyawe bizima byera. Mwami, ntaba ari twe, ahubwo icyubahiro cyawe kiganze. Ngaho nukomeze ubane natwe, icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen, amen, amen. Irakoze. Kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira, kandi koko tuganire. Maze iminsi niyumvamo ikintu kitwa amashimwe, niyumvamo amashimwe. Ese nkumva amashimwe ni iki? Nkumva abantu benshi twaganira ku nsanganyamatsiko y'amashimwe. Rero wadufasha aya mashimwe tukayaga. Mbese wowe iyo bavuga ngo ishimwe wumva ari iki mu mutima wawe? Wumva mbese amashimwe ari iki mu mutima wawe? Murakoze. Gushima kwa bundi amashimwe ava mu nshinga ndibaza ari gushima. Yego, gushima ubundi mu buzima busanzwe hari ugushima umuntu wakugabiye, hari no gushima umuntu wakugiriye neza. Ariko mu buryo turimo ntabwo ari abantu batugabiye turi gushima, nta nubwo ari abatugiriye neza, ahubwo turashimiye yemeye ko babidukorera. Kuko burya gushima, ubaye ushima umuntu umushima kuko yabikugiriye neza, ariko uriya mutima aba yagezeho kukugirira neza. Ni nk'umuyoboro w'Imana. Ni nk'umuyoboro Imana, ni ikintu Imana yacishije mu muntu wayo akakugirira neza. Ndibaza nta muntu wakugirira neza. Umuntu ufite ineza y'Imana, niko nabyita, niwe ukugirira neza. Aka kanya rero ikintu ushaka kwenda dutindaho cyane, ndashaka ko dutinda ku kintu cyo gushima Imana. Gushima Imana. Abandi bantu batugiriye neza siko badahari, barahari, ariko uyu munsi wa none twagenda ko dushima Imana. Ngize iminsi, ngize igihe, ngize imyaka n'ubu afite ibirarane. Mfite ibirarane by'amashimwe, ariko Imana yashimye ko noneho bikunda. Birakunda uyu munsi, kuko ndumva ishimwe ari rinini cyane, rirabyibushye. Reka wenda mbanze mbere, niba ndi buhere inyuma cyane nkaza buhoro buhoro, ariko ubundi gushima nk'uko ubundi bavuga ngo ifura, iyo umuntu akugiriye neza uri ifura wumva gushima icyo ari cyo, ushimira umuntu wakugiriye neza. Iyo umushimiye hari ikindi kintu yiyumvamo, yumva ko yagize neza. Ariko iyo umuntu akugiriye neza ntumushimire, nyine yumva yakoze. Ariko nk'iyo wenda umuntu wenda agiye ku rugero, iyo umuntu ambwira ati wenda Imana iguha umugisha, si ugushima umuntu, umwifurije n'umugisha kwa, mba numva hari ikintu kiremereye kibayeho. Kuba nkoze akantu gato gusa ukambwira ngo Imana iguha umugisha, numva nyuzwe bukomeye, kuko mba numva hari sevingi gusa mu buryo bw'umwuka ku babyumva. Hari sevingi mbamo. Ariko mbikoze ntushimire, ntubivuge, mu buryo bwa kimuntu uba wumva ari bisanzwe.
uba wumva n'uwo muntu nta kintu agira, nta kintu yitaho. uba wibaza niba ari ingayi mu kindi kinyarwanda cyangwa atari ingayi. Ingayi ndibaza ikinyarwanda cyumvikana. Mbese ni ukuvuga ngo umuntu ukorerwa ikintu ntashime ntanagaye aba ari hagati y'ingayi n'iki aba ari hagati yo kuba ari ingayi no kutanyurwa. Diferanse ndumva ari uko. Aba ari hagati y'ingayi no kutanyurwa mo hagati. Ubwo se ikinyarwanda kimwe? Ingayi kutanyurwa ni ikinyarwanda kimwe ntabwo ni ukuvuga ngo iyo umuntu atagushimiye, reka tujye mu buryo bwa kimuntu, apana wenda mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu akugirira neza n'umushimire, ngiye ngufata nk'umuntu utanyurwa. Reka ngaruke ngiye ku ruhande rwanjye, njye nkugiriye neza ntunshimire, mbasha gutekereza ko waba udashimishijwe n'igikorwa nagukoreye, kuko nta feedback nigeze mpabwa y'igikorwa nakoze, kibe gitoya cyangwa kinini, nkeneye feedback y'ikikuvamo. Kwa kutanyurwa. Ariko mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka, ubundi gushima, hari umuntu yigeze numva bivuga, aravuga ngo amashimwe ngo ni ibyo kurya bya Mwuka Wera. Imana yitugiriye neza ntabwo ibikubwiye ngo nta kindi kintu warenza ku neza y'Imana iba yakugiriye. Bivuze ngo nta cyiza wakora kiruta icyiza Imana yakugiriye. Nta rindi shimwe warenza ku neza y'Imana yakugiriye cyane. Ubu ndashaka kukumvisha ko nta kintu umwana w'umuntu yakora kirenze icy'Imana yamukoreye ku byo kinezeza, ntiwayihinga ngo wenda nginywa amata, irihagije. Ariko bivuze kuyihamya imbere y'abantu gusa, ukavuga ngo Imana yagiriye neza, buriya ngo Imana iranezerwa. Reka ngaruke nanone, hari amashimwe abantu bajya bagira ugasanga bagobetsemo akantu, ugasanga nk'umuntu agiye mu rusengero, haleluya ndashima Imana narayibonye. Rero uwo muntu ndamuzi, ari mwigeze kuvuga ngo Imana asenga ntabwo ari Imana nabonanye runaka, nta nubwo ariyo numvanye runaka. Aravuga ngo Imana asenga ngo afite ikorosi bahuriyemo nayo, ukibaza yahuye nayo official bibiri live. Nanjye aka kantu niko nibaza. Ariko buriya yumva abanyarwanda bavuga ngo abwirwa menshi akumvwa na beneyo. Habwirwa benshi akumvwa beneyo, gutyo. Kuriya aba avuze ngo yabonye Imana ngo mu mabati, ngo mu matafari, ngo mu biki, ngo mu makorosi n'ahandi, ntagaruka aba yarayibonye live. Byose nta muntu wambaye umubiri wabonye Imana live. Ahubwo afata umubabaro yari afite w'ikintu yari ashaka, w'ikintu yashakaga. Noneho uwo mubabaro ashaka kuba umaranye umwaka, ashaka kuba umaranye amezi, ashaka kuba umaranye imyaka 5. Noneho bikamubera nka surprise. Wenda n'urugero agatavuga ati nari nkeneye inzu, mbonye umuntu unyubakira. Urumva ubundi umubabaro ni nk'igikomere ariko kitari karande, cyangwa se kitari igikomere cy'ikirarane. Ni igikomere ariko anytime gishobora kuzavaho, ugashima. We rero aba afite icyo gikomere reka nyite ngo cy'agahe gato, cy'igihe gito, bakirambanye ntawamenya, cyangwa se ashobora kuba yagiturukanya akimara kubyiruka akavuga ati ndifuza kubaka inzu, akamara imyaka 5 atarayibona. Urumva kiba ari igihe kirekire. Ariko hari igihe gishira inzu akayibona, kimwe n'uko kandi agenda atayibona. Kubera ko ubwiza bw'Imana arabwumva, arabuzi, bitewe n'uko ajya bukura mu buryo bw'umwuka. Agahita afata wa mubabaro we, agahita awuhuza n'iyo minota yumvisha icyo gitangaza, agahita avuga ngo nabonye Imana. Muri icyo gitangaza abonye ntabwo ari igitangazo cyo kumugurira isambu. Oya, ni igitangazo cy'uko yari afite umubabaro w'uko nta mabati afite, nyamara afite inzu ihagaze. N'urugero swati cyangwa
iyo nzu iyo amabati ntaboneka ashobora kuba yarifuje amabati ariko afite ikibanza ariko inzu itarazamuka noneho yabona ayo mabati akavuga ati Mana ishimwe ko mbonye amabati.